nimba uzi kugira ubwoba story bigenda mbese ukeneye kuburira story time iyo nkuru ntabwo yagenewe abantu birara ndetse kandi nimba uzi kugiye kwireba nijoro make sure ko horror movies uzireba kuko iyi ni story iri horror. Hi guys, mbanje kwasuza nizeye ko meze neza nanjye meze neza mutera agatebe twitangirira inkuru yacu. Ndakuburiye ndakubujije ntukanike imyenda yawe hanze nijoro. First warning, inkuru ni umwana w'umukobwa wacakaraga bacushova mwegere hiri mutende dutera inkovu. Umukobwa yaracakaraga pe agacakara pe hanyuma agakunda gutaha nijoro. Yataga amasaha ya nijoro cyane ndetse kandi ntabwo yabonaga umwanya wo kwitaho, yakoraga iminsi yose. Rero bikaba ngombwa yuko amesa nijoro kugira ngo azabone icyo yambara. Umukobwa yakundaga kumesa nijoro bakamuburira, abaturanyi bakamuburira, ntukanike nijoro akagace nikabe, ntukakora ibintu akagace nikabe. Agaseka bafata no namwe muri mo murayireba ntabwo myizera kibira. Rero nimukanike imyenda nijoro mutega amatwi mwumve. Umukobwa yaranitse imyenda yiwe, hari umunsi umwe yanika imyenda yiwe arangije avuga ese kweshi bambuza kwanika imyenda nijoro. Yicara hanze, ariko hano yanikaga imyenda hari kure yaho ngaho yari yicaye hanze ku kabariko yanitse imyenda mu mbuga. Story yatangiye. Umwana w'umukobwa yaricaye hanze atangira kubona igicucucucu kirimo kiraza ariko kiva mu mbuga. Akabona ntabwo kiri kuza kimusatira ahubwo kirimo kiraza kiregeraho ya myenda yiri. Murebe ko nta gicucucucu kirimo kiragenda hafi yaho muri. Hanyuma umwana w'umukobwa aravuga what is this? Arangije aravuga ati maybe ni kwa kundi ibiti biba byiri kwinyeganyeza niyo mpamvu. Mbaza ngo byagenze gute rero? Umwana w'umukobwa yagiye kureba asanga imyenda yari yameshe. Ntabwo yose yagiye inshuti yanjye hoya, ahubwo imyenda y'ibanga yaragiye. Ikariso ndetse n'amasutiye byaragiye. Umwana w'umukobwa aravuga ati what? Ni ibiki bimbayo? Kuva uwo munsi umwana w'umukobwa yahuye n'ibintu biri strange, atangira gutakaza ibiro bigaragara, umubiri utangira kuba dry. Umubiri utangira kuba dry. Mana yanjye iruhande rwawe iwanjye ntabihari. Abantu twanika nijoro, abantu mwanika nijoro hanze please mwumve. Umwana w'umukobwa bitangiye kubaho gutyo atangira kujya feelinga dizzy, atangiye kujya agira ikizungere byahatari. Hanyuma boyfriend we aza kumubwira ese kubitakaza ibiro bimeze biti. Umwana w'umukobwa akamubwira ati ntago mbizi ndi gutakaza ibiro ndetse kandi ndi kuribwa cyane hariya hasi. Umukobwa yatangiye gufiringa so strange, yabaye nabi atangira kweka nabi ndetse kandi akajya abona ibicucucucu by'abantu. Si igicucucucu kimwe, si ibicucucucu bibiri, ahubwo ni ibicucucucu byinshi. Oh beg ibintu biri strange. Hanyuma umwana w'umukobwa atangira kugira inzozi mbi, atangira kujya abona ibyo bintu birimo birirukanka mu nzu yiwe, akajya abona igihungu uko nguko kibonye, akajya abona ibintu bije bishinitse. Umukobwa yagize inzozi mbi, mbega ibintu birajya biza kumusura mu buriri, mbega ngari yorosa bikavaho, yari yorosa bikavaho. Hanyuma arangije ijoro rimwe aza kubona umuzimu wambaye underwear yiwe ndetse kandi n'isutiye. Yari yambaye kariso ndetse n'isutiye. Umukobwa avuza induru, amaze kuvuza induru ibwo wa boyfriend we yamujyanye ku herbalist. Hanyuma herbalist amuha amagambo agomba kujya aspellinga ayavuga nijoro agiye kuryama. Ariko ayo magambo yari amagambo ngagomba kuvuga nijoro agiye kuryama, akayavuga iminsi ibiri. Abikoze still aguma ameze nabi byahatari. Hanyuma biranga bamwimura ahantu hamwe bamujyana mu kindi cyaro bajya gura n'undi muntu. Undi aramubwira ati rero ibi bintu biri kukubaho ugomba kumenya ibyo ari byo. Wanitse mu masa nijoro hari ikintu cyatwaye imyenda yawe ndetse kandi gitwara kimwe mu by'ingenzi, mu bintu by'ingenzi byawe, kandi niyo mpamvu umeze gutyo. Reba iruhande rwawe. Hanyuma umwana w'umukobwa baramubwira ati iki kiboro gifite underwear. Baramubwira ngo iyo like uwo muzinze cyangwa icyo kiboro iyo shape igiye gutera nijoro ifite underwear. So ugomba kuyimwaka byanga byakunda. So ugomba kurara amajoro arindwi uvuga iyi mitongero ndetse kandi ukayivuga buri nijoro buri saha kijya kizira, kandi ukabivuga ariko byaje. Warindi icyo kintu wowe akindiriwe, but yagombaga kukirindira kubera yuko icyo kintu cyagombaga kumuririzinga, cyagombaga kumuha amahoro, kikamureka kikareka kuhora kimutesha umuswe gutyo, kuko nta nubwo yarakizi, nta n'imitongero rimwe yigeze akora nko na mbere cyangwa se ngakora ibindi bintu mbere, gusa yanze kumva. Bahora bamuburira ngo ntukanike nijoro, nkuko natwe tubizi neza yuko gukubura nijoro kizira. Nawe turabizi mu mico wacu barabituje, gusa don't know why. Ariko
umukobwa aragenda yariraranaga ararindira amasaha aragira yacyakira arakasira ataranakibona yakoze nabi kuko bamubwiye ko agomba gukasira aruka kibonye n'icyaza ijoro rya kabiri n'icyaza ijoro rya gatatu kiza ari karahabutaka gikuraho amarido gihubanganya nuzajya ubona akarido kari kwihumanganya kizengurutsa cunga sana bebe cunga amarido arinyeganyeza umva akajya yumva inkubi y'umuyaga ari mu cyumba cya gistaff kiba kiraje mukuza cyaje gifite imitwe 7 mana yanjye iyo mitwe 7 rero sasa umwe wafashe ku kaguru ke undi ufata ku mutwe undi urangije umwizengurukizaho hano nimvugira ubwoba ibi bintu kana pose ubone ngiye kwivuga byanani arangije abona ikindi kiraje gisa n'ikigiye kumurya isura arangije arakasira amagamba arakasira bro abapfumu nta kintu bagufasha bari abantu babakubwira ukasira n'ikintu kimwe bagufasha yibutse ko yari umurokore abonye gukasira byanze arwana no gufata bibiliya arwanye no gufata bibiliya afata bibiliya yiwe nyine arayibona yagize Imana arayibona ariko mnyuke ko hari imitwe 7 iri kumusatira arwana kuko byamubwiye bari bamubwiye yuko ibyo bintu bigomba kurangira bimwishe nicyo cyashakaga nyine byashakaga kumutwara afata bibiliya arambura habonye hose arangije aravuga ati Mana ndabizi ko nyiri ingabo ndabizi ko nyiri ubushobozi avuga amagambo menshi avumva ngo icyo gihe ngo ubundi yarasanzwe asengisho ry'iminota 3 akumva yabaye yarasenze kuva isaa 8 za nijoro byaje kugeza saa 2 za mu gitondo niyibutse ko agomba kujya mu kazi bya bintu biragenda umwana yaratutubikanye ahantu ari hatutubikanye ariko kubera Imana yasenze icyo gihe kubera gutekereza ko yibuka ko ari agira Imana we ku giti cye yarasenze asohotse hanze asanga guhekeye urabishisha yatoshe ati mubiri mwiza iyi nkuru numara kwiyumva wiragize Imana niyo nkuru Imana niyo nyiri byose ntukajye wihutira kujya hari ahantu nta kintu kimwe bagufasha kandi ndabakunda cyane mwarakoze gukomeza influenga murakoze kandi gukomeza like ino nkuru muyisharinga numara kwisharinga ndabahindi byihuse n'ukuri kandi ndabasezeranyije I love you ikindi kandi mwibuke kujya hasi kureba izindi video mujya kuri profile yanjye mureba izindi video muzi liking nazo ndetse kandi munazisharinga mumeze mute bye